Gasa etaje yo nta kibazo irekerere bof ubwo racyabarira etaje yanditse ku mugore wa Kayiranga usurumva ndihiye ariko bofre ibyo bintu ntago ari byo nusura nayo cyane kugira ngo nkubeshye iyi nshasha tukimukiramo ndakuga ngo ntaho ndi ukagira ngo ni byancanze meze gutyo ukagira ngo ni uza nta magambo araho ngo gusa iyi nshasha tukimukiramo nayo yanditse ku mugore wa Kayiranga habejo cyangwa ejo bundi ashaka kumbwira ngo fata turu twawigendere none se arabizi se indeze uriya mugore wenyine ariko bofuze ko usko rangize ngo narinzi ko ngo arabizi urumva ibintu umugabo yasize akoza biyobewe impapuro ziryamanya ziburi kimwe cyose ariko nyine bofre nawe nyine hari ukuntu utambwije ukuri pe arakubwiraga ni bino bintu wagiye ubimpisha iyo uza kubimbwira nari no kugenda nkugira inama ariko urabifata byose ukajya ugenda ubikora quelque part witsimbye none reba ukuntu ibintu bigenze bofa kandi warambwiraga ngo ndi umukozi wizeye rekera aho ngaho ibi byose ntago najya kukwizeza inzu uvuga ngo ndayiguhaye urumva ndimo kukuryarya kugira gute ngiyewe nari nzi ko bimeze nk'ukuntu umusaza yabisize ariko byaranugwe kuba umusaza amaze kwitaba Imana Kayiranga agenda akajya mu buyobozi akagera gute agashwanyaguza ibintu byose arangiza akayimwandikishaho ibintu biteye agasura ansigira utuntu tutafite epfo na ruguru tw'amahero tw'amafuti tutazagira ikintu tuzamarira warabimpishe nese ubu nta bindi bintu wampishe bofre wambwira nimba hari ikintu wampishe nkagufasha Gasa nta kintu cyanye ntakubwiye nge muntu wo kwizera ufite wenyine uri umuntu w'umugabo twabanye nkunda mushiki wawe urabizi nta kintu kimwe nigeze nguhisha ahubwo natunguwe no gusanga iranya n'imbwa ni Kayiranga yaratuvangiye nese byo gufungwa ntubimbwiye none aha bofre narinzi ko bagufunze amateka yarangiye urumva ari gihe wakoze iki se bofre ibyo byihorere ahubwo mfasha gutekereza icyo ndibuze gukora kubera yuko natekereza ariko nyine nawe umbwiye amavu n'amavuko yawe kuva kera wabyirutse uti ibyanjye imbwa zikomeje kubirwaniramo ngarutseho nari naravuze ngo sinzahagaruka asembera nyine barancumbikiye birangiye ugarutse aranga ngo hano ntabwo uri gusobanukirwa neza wowe mbwira ikintu dukora urambwira ngo ubwire ikintu dukora icyo gukora kiyobe nta kindi ngiye mpora ndi Tom nubwo bimeze gutyo uriya mugore yatuvanye mu mitungo urumva nawe ndimo kugenda nta cyerekezo afite ariko ngomba guhakikisha ngo nongeye gusubirana imitungo yanjye nicyo nawe ngukeneyeho nk'umuntu usapotinga umunsi ku wundi nk'umuntu dukorana ngomba gukoresha turi mu way possible nkakikisha ngo imitungo yanjye nongeye kwigaruka nta n'ikindi ngomba gukora ikintu tugomba gukora rero wabyo byo twakwiye gafaranga uranawe ntabwo yatunanira bisaba gutegura wowe bindekeye bere nyine yarazi ko yancitse bro ubwo rero wari uzi ko birangiriye hari agaswera reka kigwage urashaka iki buretse maze nk'ubu manu mbese wari uzi ko byarangiye hari hasi wari uzi ko byarangiye hari urifuza iki mbwira mani ntabwo byarangiye uko mutamenya ibiceri byanjye bro mbese urifuza iki urashaka iki manu ubu rero wari uzi ko urancitse wari uzi ngo birarangiye gabanya amagambo uvuge gake twumva fuck you bro nawe ndakwiyana nta kintu mvugana nawe gito umva buretse byinshi Ngegera mani ngera mukashaka kumva ko iboneye kagenga bukihoreye buretse hagarara ndakora muhenye ko ka buno kimwe cyana ni so wifuza numfate ko wiboneye nko kwafasha mama ukamusahora nk'imbwa akazi mu nzu warirwa kumwicundeba amajoro n'amanywa bro nako ngende mama wagize ikigonge bere ya nyoko amafaranga ngeri he kabuno amafaranga ngeri he mani ndabizi neza ko inagasara mwifatanyije mugashaka kundira amafaranga ndabizi byose we nagasara mwarifatanyije ngegera gusa mushaka kundira amafaranga byanyu byose ngewe ndabishyira hanze mumereze amafaranga yanjye we nagasara ndabizi ko mwifatanyije bro ndabizi ko mwifatanyije kugira ngo munge amafaranga yanjye mabere ya nyoko zira kabuno kwiyamye ndi munsi we nashira ndo kuvugana nawe icyo mvuga ndavugana n'imbwa y'umusega y'umukara y'imbobo gusa man ndabizi neza amafaranga yanjye mwanyemerera amafaranga we nagasana
uri kumva neza mwanyemerera amafaranga kandi icyo mwanyemereye mugomba kugikora kuko murebye nabyo nahita mena umuceri mwishe agafaranga beranyakuru rakura kabuno uranyukana hari ikintu mpfana nawe ndekure twabeshya ugiye gukora akazi Sema namumenye. Oya ntabwo namumenye. Ni umukwe wawe. Ko wikanze se? Umukwe wanjye? Ese ishyano ese jye nashyingije ryari ku buryo wambwira ngo mfite umukwe? Uyu musore bamwita Romeo. Yarongoye umukobwa wawe wita Juliet. Juliet? Juliet yarongoye ryari se? Uramwemera se? Juliet urabizi ko ufite umukobwa witwa Juliet? Tom ubyara nk'inzoka. Inzoka niyo ibyara, ibyariye ijugunya hariya, ntimenya ngo uwo yataye aha, ntimenya uwo yataye aha, ntimenya ngo ava hehe. Mbabarira nagaciyemo. Hanyuma uwo Juliet nyine nkubwire, ugakaba nahanganye na Julia. Julia se uramuzi? Wamana we. Yifuje kureba sebukwe rero. Urabyenda ariko sebukwe ari abawe? Mama buriya se wenda niba atari kwivanga yahakana abana bese buriya ra? Abye sorungo bya ntago byashoboka ko ndumva atari umwanya wo kugira ngo twinjire muri amateka. Mbabarire kuba mbivuze muri ubu buryo we yifuje kubona papa w'abagore be. No kuvuga yabanje gushaka umwe ko ari impanga, biba ngombwa ko n'undi nawe amukunda. Urabizi iby'ubuzima bw'impanga bose bahuriye ku mugabo umwe, ni ibibazo bikomeye bitamworoheye. Rero muramvanga agenda gakeya. Ndumva neza nka filime rwose urimo kugenda wunda konta gake gake. Okay, no kuvuga ngo ntabwo uzi Julia se ntuzi na Juliet? Ngo barahanganye, ngo bararongowe, ngo bagize gute. Hakurundi kugucanga, nta no gushaka kubimenya. Ntukanabimenye sina ngombwa ngo ubimenye. Izo mvange rwose. Romeo rero, uzi ko wakomeje kumbwira ngo ni mukwereke. N'uyu rero. Ibindi by'amakuru n'amateka wumvise ko adashaka kubigaragaza aka kanya. Usaba bimenye. Ari Romeo si ngombwa ko nkwinjizamo nakwiye ngo tugomba gufata akanya tukaganira wenda amateka. Ariko si ngombwa ko umusore tugendera uyu munsi nabwo bwa mbere wenda tubonanye bahita tumwinjiza muri mateka nk'ayo ngayo. Ikizima cyane kugira ngo ubone sobukwe. Ubundi ibindi bisigaye uzagenda ubimenya gake gakeya, kandi nshobora kuba nivanze mu buzima bw'ibintu bitandeba, ari abo ba Julia na ba Juliet na ba Julie, mba nivanze mu buzima bw'abo na papa wabo. Mumbabarire. Ari ibi bintu reka tuzabiganire. Si ngombwa ko umusore n'umugenzi wigendera, si ngombwa kumuzana muri ibi bintu by'umuryango kuri urwo rwego. Ubwo tuzagira iki cyo kubiganira twumva ibyari byo tubiha umurongo. Romeo amakuru yawe? Makuru ni meza nta kibazo, ahandi biragenda nta kibazo. Mutuye no hafi se? Ntabwo ari hafi cyane, ariko nanone si kure. Twishimiye kubamenya no kubakira. By the way, nanjye nishimiye guhura n'uwabyariye umugore. Ni byiza cyane, ndumva binejeje, nubwo wenda ako kari gaciyemo, ariko ndumva nta kibazo, ndumva binejeje. Kandi mama wakoze cyane kumpuza na papa Juliet. Serabindi byo ngo turaza gufata akanya tuba umurongo, ari si ngombwa ko tubyinjizamo Romeo cyane.
igihe nikigera buriya n'ibindi azagenda bimenya. Romeo sawa rero ubwo ngubwo nanze kugenda nyine utamusuhuje ubwo noneho wajya muri gahunda zawe so uko uramubonye numva utazongera kugira icyo umbaza. Nta kibazo buriya yaboneka akanya tuzongera twicaye tuganire ibigiye kure wenda n'ayo mateka yamenyeho biba byiza iyo umuntu abimenye. Agomba kuzagusobanura akakubwira akagusobanura buri kimwe cyose. Niwe mugabo wanjye rero akaba ari wenyine se w'uyu mwana wanjye ubona ntwite. Yego. Murakoze reka njyewe ngende rero nta kibazo mwiganirire nabonye inzira. Ntabwo ngo yerekeje bibona ko muri iyi minsi ndananiwe. Yego nta kibazo. Murakoze. Ariko si bura koko uratinya kubona icyo gihe cyo kuvuga wakicaza umuntu nk'uyu nguyu n'ubagambira mbonye n'iki ukamutura amateka nk'ayo ngayo. Ibi ni ibintu twakagombye kwicara cyane tukabiganiraho, ariko ntabwo ari ngombwa witutura umuntu nk'ibintu nka biriya. Nawe uwo Juliet na Julius urabazi? Ariko ubundi ndanivanga cyane, ni gute nivanga mu bintu by'imiryango bitandeba? Ko ari abana bawe kuki mbijyamo? Nshobora kuba nanjye mbangama. Ntacyo umuntu yaguhisha cyangwa yagera gute, ariko kuba dufasha gukemura ibibazo si bibi. Ntacyo umuntu yaguhisha, muri make urabimbwira ndabizi, cyangwa se mbwire to nta mutima ugira, tujye tuvugisha ukuri. Nta mutima ugira niba ari ibirere biwuboshye, niba uboshye mu mashara ufite umutima w'umuntu. Abana b'impanga ese ko bakuze wa mugabo we, ko ntacyo bari kugusaba, ko birwanyeho wabajugunye bakirwanaho bagakura, no kubahuza no guhura nabo nabyo birakunaniye. Njyewe nkurushe kumenya amateka y'abana bawe ariyo wababyaye. Wavuga iki se, wakongeraho iki? Rero ibyo bimparire bwo nabyo mfite uburyo nzabiha umurongo kandi bikagenda neza. Se boss kamona nyine utameze neza, hari ikindi kibazo gihari. Ariko gasa ibyo n'ibicyo wivugisha. Ubu urabona nakicara ngatera agati mu ryinyo n'amamiliyoni yanjye uriya mugabo wanzaniye ari mugabo rwose nanjye ntabwo nari nzi ko yakora, ariko nawe rwose nyine nubwo byagenze kuriya, ariko nawe niwe wabiteye pe. Wari wambwiye ko nta n'urupfumuye wifitiye, nta n'igiceri. Ukuntu rero yaje kukwihugikana bikarangira umuha ariya amafaranga byaranyubiye. Kandi uzi ukuntu wari umaze iminsi umbwira ko nta kintu ufite, nta mafaranga. Ngiye kuba narafashe decision yo kumuganiriza akagera kuri etape kumuha amafaranga, numvaga nta kibazo. Umurimo wari wo kumpuza nawe, kuba amafaranga aho naba narayavanye uko byara byagenze kose, byo ndumva ntabwo turi buze kubitindaho. Ubu iki turaje ishingagiye nawe ni ukumenya aho uriya mutinda aherereye, tukamuhiga nkamenya ngo amafaranga yanjye ndayabonye cyangwa ndayabuze. Kuko ubu ngubu wambwira ko ntuje gutese, ubu se ndihiye, ubu nzi ko nzagaruka muri iyi nzu. Uriya mugingo uburyo yanyicaje agatsinda, ntabwo ashaka ko tunicarana ku meza imwe. Kuko njye ikintu cyantunguye n'uburyo nyine wari wamaze kumbwira ko nta n'urupfumuye ufite boss, warangiza mu nyuma ukanga ngo wamuhaye miliyoni 500. Nibaza ahantu wazikuye numva nkubiswe n'inkuba. Burya rero nari namaze kumenya ko imitungo y'iwabo yose yatejwe cyamunara. Ngo iki? Ikintu kijanye n'umutungo wabo bari bafite cyose cyatejwe cyamunara. Rero kireka nyine ngiye ubyo nakugenda asubira mu bigutu, mbaririze ndebe hari ubungu bakundaga kugenda numve ko wabazi irengero rye. Urumva umuntu agifite address, niba n'imitungo yo barayigurisha urumva muri atari ibandi koko. Barayigurishije nyine, nanjye ni mpamvu ndi kukubwira ko bigoranye cyane kugira ngo tugire icyo twaramura, ariko nyine nta uvumira itararenga, turakomeza tugerageza. Gusa nyine sinzi boss bikubiye se nakubwira ngo iki, amahirwe dufite yo kumubona ni nka 0.5%. Nzira nibwira umugenzi koko Gasana rubanza gushyiraho wabikoraga mu rwego rwo kumfasha, ariko n'ubundi aracyagukeneye kugira ngo ufashe. Icyo bidusaba cyose kugira ngo dushakishe uriya muntu, nubwo wenda nta n'ikintu gifatika nsigaranye mu ntoki, ariko umuntu yanaguzaguza ariko tukamuhiga. Ari amafaranga nibwo buzima bwanjye. Ya mafaranga nibwo buzima ku buryo ubu ngubu
ariko nawe wagerageza. Hari ukuntu njya mbona abantu bajya gukina urusimbi bakarya, ubu wabura n'udufaranga duke ukajya muri kasino ukareba ko wabona andi mafaranga. Izo nama ntuzingire, icyo ngukeneyeho nk'umuntu wamuje n'uriya muntu, mufasha turebe niba wagira ngo niba ari mu bigutu niba ari hehe. Ndajyayo nyine tumushakisha, ariko urumva noneho babiri busabe na karibira nta kintu. Amafaranga ya karibira ntabwo twayabura, ese turayakure. Ndayashakisha ariko ukoresha uko ushoboye. Sinzi ahantu nikoreye uzi imodoka imwe 70,000 genda no kugaruka. Ubundi yari yakubaze nyine bibona wagira ngo yarakuroza uburyo yakwereranye ntubimbwire. ntabwo ashaka ko tunahura muri kumwe. Ese ntukubera iki byagenze gute kweri kugira ngo Gasa twakoranye gahunda nyinshi, nta kuntu uriya muntu ari kumugira icyizere ari umumpaye. Nzi neza ko dufatanya mu bintu bitandukanye. Buriya rero njyewe nari nzi ko ukingira ko amafaranga ntayo wabona, nari nzi ko birangiye. Noneho mu nyuma menya neza ko iwabo bahateje ibintu byose byatejwe, navuga ni n'ubundi boss se ko batagikorana ntacyo bigitwaye. Nza gutungurwa umbwiye ko wamuhaye 500,000. Numva ndapfuye neza neza. Uko na nimero itagicaho. Yaca mu gutesuriye. Hano umujura muri cyane n'umupanzi iki? Uritegura uyu munsi urajyayo cyangwa? Were ukuntu waguza muri bagenzi wawe n'umpereza ya karibira ndajyayo nta kintu bintwaye. Ahubwo reka nkwereke. Reka nitegure. Tujye mu mujyi dushaka amavuta urebe kubyo wasimbukira uyu munsi. Nta kibazo rwose ngende tayari pe. Reka nzi. Rwose ngende tayari. Genda turagenda turi ukuntu twari. Cyende gukwirireho kagenda intambike. Ibishya n'ikizongozongo wagira ngo muri wa tuwarete ubwo n'umuntu. Nzaguhangayikisha ku buryo uzasigara ungana nka Kirida yingiye. Umwana w'imbwa we. Tom. Nako nyine n'icumbi nta kintu gatwaye, none so twakora iki? Haka ibihe bindi bikoko ubu nahangeze. uri kumva nabyo bibaye ikibazo, kandi nabwo ugize amahirwe nyine nabo bakahagira icumbi. Ndabona uyireba nkaho wagira ngo ntabwo uyizi, wagira ngo ntabwo wigeze uyibamo. Ibyo bizarangira biti. Ubwo ushobora no gusanga n'ejo bundi duturumbuyemo akavuga ngo ubwo ari inzu yarayishaka. Ibyo bikaba ibibazo. Umuntu nakerekeza he? Isi nyibikiyeho pe. Cyokora wa mugani ngo ntisakaye. Mu gihe cyose umuntu yanya. Serwe. Kandi Tom ageze hano. karibu. Wowe? Tuvuze ko icyo gutara k'icyumba. Se kumperukana n'abatije inzu. None nkaba mbona mushaka kugira ngo mbahe inzu muzanemo na Tom umugari hano gukora iki? Tuvugisha ibintu kuri Tom n'umugabo wanjye. Icyo cyambere ugomba kumenya. Aho ugomba kujya tumuna. Kandi nuseka kanje noneho Tom agwaye kiruwe. Tom aguhaye iki gituma utangiye gucanganyukirwa kumva. Asenye watuje ko. Sharo we nagufataga nk'inshuti yanjye. None nawe ako si bushuti icyo nkoze ni igiki kubanjo. Hanyuma Tom uko namwirukanye mu byanjye byose yicaye hakora iki? Ariko nye watuje ko kwakihanganye. Nta kuntu wajya gushaka kandi ucumbika. None se bazi ubwo niba umwirukanye ukaba udashaka ko nanjye nyine kuko tuguma mu nzu zawe ubwo nanjye ndahava. Nese ko agomba kuba nanjye ngomba kuhabarira n'umugabo wanjye ndamutwitiye urabizi. Agasa gatangaza. Buhaye kiri wize. Ko nzi kutagishyirwayo. Umeze nk'umuhovu ahantu hose ubukururuka. Nkuvanye muri ngoro naha ngaha ariko ndakurenganya. Shere. Kamembare na nyensi mu gusura kose. Ako disi Tom.
cy'umungane mbese umeze ute wowe ahubwo agakino kari aha hagati nawe nta byawe ese ko ngisanze aha bisaza ngaha utu nuko utahasanze Gasana Gasana niwe wamuzanye nanjye niwe wonye nkubitwa n'inkuba ndikanditse Gasana ubu niba batwirukanye twese turaza tuze kubanga iyi nzu n'umuntu yidutije biragenda bite ariko se wamuretse tundi buriya kumwanzi ushaka kumurya neza kumwica neza uramwegereza kandi buriya niyo ushaka gufatisha umujura umubitsi ibyawe bukira hango kiri kumwe na sheri ngo yenga umugore ngo yakibweho nikize ngo bahabane ende we mugore Tom uboneresha kugira ngo mubabaze wemfasha gusa wemfasha ibintu nka biriya cyakora buri unakoze neza no kuza wigaragaza ko nta kintu biziho kandi nkwereka ukuntu ingegera ngiye kuyikaranga nkayumutsa uzigasana ukuntu aba ameze yamutetesheje yamubyiniriye yaguze ibintu ngo ariko natanga agatanga nkabona impamvu Gasana yabaye umwana mwiza ngese ngo mwarabiganiriye yambwiye mwarabiganiriye ngo wenda ntiyabikubwiye byose imva n'imvano ariko Gasana arimo kwihorera ubwo bivuze ngo muri ku gapangu Tom tuzamubera beza Tom azapfa yibutsa amagara ubu si ikintu ndi kurwana nacyo ngo hari akazu kase kakayitaje kari ahantu ariko nyine ngo kwa kundi ko umuntu atangira umushinga wo kubaka bikanga kajemo n'ibihuru icyo kibanza cyahenda ndashaka ko atazagira n'ikintu n'urwara rwo kwishima Tom azasigarana kugira ngo nyine atazongera erega imipango nabo bari bafite n'imibi nizeye ko nta na kimwe ntakubwiye Tom ni umugome uze nguha amafaranga niyo mfite kuri telefone imbere n'inyuma 200,000 biriya bintu bivemo Sima kuri waransezeranyije ko uzama miliyoni imwe byagenze gute nta yandi mafaranga ngiye mfite ndimo ndagusobanurira ikindi kandi ugomba kumenya ngiki gafaranga ni muzima ntabwo yapfuye arahumeka w'abazima ameze neza ahagaze bwuma ubanza ubyumve neza bino bintu byitondera utazongera no kwitwaza biriya bintu ukagira ngo hari icyo byakumarira nta na kimwe bizakugezaho ukeneye kubyumva rero ukabivamo ugafata 200,000 ngiye kuguhereza ukagenda uwo mubyeyi wawe nimba ari ibiki n'ibyo arwaye wamuvuza niwe bireba niwe uzi icyo uri buze gukora aho uri bukura yani ngiye simazi icyo nanze nuko nakubwira ngo ugende gutya imbokoboko kandi ari ngiye wagushyize muri diro niyo mpamvu nguhaye aya mafaranga ugende urebe uko uri bubigenze umwiteho wamuvuza utamuvu ibyo birakureba niwe uzi icyo uri buze gukora kuko nucunga nabi bino bintu wabigwamo byaba na ngombwa utanabigwamo bakanagufunga ese utari waramwe ku gafaranga ari muzima ibintu byose ntabwo ari ngombwa ngo mbikubwire iki nicyo gihe cyanyacyo cyari mereze cyo kubikubwira kiravu ndayaguhereza kuri telefone cyangwa amafaranga ni nayapangiye ariko upangira amafaranga ngiye buranca upangira amafaranga utarabona kuko habaye iki upangira amafaranga utarabona kubera ko habaye iki wajya ugerageza shyiramo nimero yawe ni 200,000 nibyo mfiteho byonyine shyiramo nimero ngo w'amafaranga wamwa ibintu bivemo uri kumva kuko ukunda amafaranga cyakoze narakubonye ukunda amafaranga bigeze aho ngaho usika amafaranga azaguta mu giti amafaranga ariko ndamutse nsanze uri kumbeshya ushaka kundi mana gusa ndakubeshya ngo nunguke iki niba ntazakuvunira umuheto ahubwo rero nabona yaje dore rero ikintu ugiye gukora ugiye kugenda kandi nakugira inama dore uracyari mutoya uhindura ubuzima ushaka ikindi kintu wakora Imana ugire inama sazaza igihe bene wanyu ushaka ikindi kintu wakora dore uracyari mutoya gakorwe mu nda hambere mwana ni wa nyina na
nyine nuko byagenze nta kintu nakongeraho twisanga ahangaha. Dad, ushobora kunsobanurira ibintu neza ukansobanurira neza utanyujije hirya ngo sinzi ngo byagenze gute, ngo sinzi ngo ababikwatse, sinzi ngo wisanze bimeze gute. I want to know. So wanyu ari mukuru wanjye Kayiranga uramuzi. Rero twashidutse barakoze uburiganya n'umugore we, sinzi ukuntu bafogerenze ibintu by'ibipapuro n'ibiki byose, nisanga ibintu byose yari mwandikishijeho, bakora ibintu by'uburiganya ntazi. Ngiye kubikurikirana ngo menye ibyo ari byo, nisanga ahangaha. Ariko n'ubundi humura mwana wanjye, ntabwo ari iryo herezo ryabyo. Hanyuma ibyo bavuga wariganyije n'ibiki? Ngewe oya ntabwo ndakuga ko so wanyu ari we mukuru wanjye, ari we ukoze amanyanga n'umugore we, tukisanga mu buzima bumeze gutya. Ariko ndacyabikurikirana ntabwo birarangira. Dadi, ku buryo ushobora kumbwira ko imitungo yanjye yose uranaho nta kintu kimwe nsigaranye? Jori nkubwire ngo iki koko, nyine nahangaha turi byitwa icumbi, ariko urihangana ndeba uburyo nabikurikirana. Nanjye rega ntabwo nishimiye ko ndi muri buno buzima kandi utuze. Dadi, ndatuzana. Ndatuzana? Who am I going to be? Ariko turi kumwe kandi papa wawe ndimo ndabikurikirana kugira ngo turushake igisubizo kidukwiriye. Ntabwo byarangiye. Ejo ntabwo wuze sanse kunyara muki? Ntabwo wuze sanse? Sinagutegeye private tukajya. None se ntabwo ngewe mbura isasi. Jori cyare hariye cyarara tuganire, sibyo? Uranyicaza ngo byende bite? Nyine nibyo nkubwira. Situation yarahindutse kubera ibibazo natewe na mukuru wanjye. It's your fault. How is my fault? You are stupid. Crazy man. You are idiot. Jori, nturengere. Sindengere. Remember that I'm your father. Be my father, as you said. Okay, nicyo ngiye gukora. Nakwiye ngo ugenda gakeya. Ngiye gushaka uburyo nagira gute nabiha umurongo. Tukabona imitungo yacu. Nabwo ko bitarangiye. Ni rya ruza solving ibibazo byose muzima. Cyama mwanjye kibaye ikibazo. Ikirarangira. No se niba mubwira ngo ni muri process yo kuburyo twagarura imitungo yacu. Uragira ngo bite ibintu bite biza gutya bitwiture umuntu atanyuze muri izo nzira. Ntabwo byashoboka. Ntabwo twasimbuka izo etape zo kubikurikirana. Bafite uburyo bafogerenze nabizi, ariko nanjye amategeko ndayazi tuburyo nabigarura, sibyo? Tuza rero. Abo nagize umuntu usanga anga arimo kuntuka ibitutsi meze gutyo. Na papa wawe umifitiye imyitwarire. Hinduka. Niba akagombye kumusupportinga tukaba turi kumwe muri iki kibazo. Tukora uburyo twagisohokamo. Ariko nawe urimo uranshyiraho stress. Jori, what's wrong with you? You want me to support you? Of course. I'm not stupid like you. If you are a real man, ntabwo ibi bintu byakabaye bigenda gutyo ngo bigera. Niba uri mu mintu, niba uri mu in charge yuko urivuye imitungo yose, how umuntu w'umugabo ungana nawe bamufakinga bakamuha ibipapuro bya fake. Sinzi niba urimo kunyumva. Niba nkubwira yuko mukuru wanjye wakoze uburiganya mu buryo nta. Warurihe? Nicyo wansobanuriye wowe? Jori! Wansobanuriye iki? Jori nabwiye ngo tuza. Ntasoni. Ntuzi ibyanjye nari kubibona ahangaha. Dad, mbisubiremo bwa mbere n'ubwami. Without my property, without your life. Nibyo ndimo. Gisoro nejejwe no kubonekera mu icumbi banyita umuntu ucumbikiwe. Tuza. Nzi neza yuko nanjye nta mahoro mfite. Meze nk'umuntu ucumbitse nari mfite imitungo yanjye. Kandi nzi neza yuko igihe nzamumbonye iryo 10 nawe uzaba uribonye. So rero genda gakeya witonde. We kunstressa kandi, sibyo? Ugabanye amahane yawe. Niba ari drugs zatangiye nabonye uratangiye no kwisubiramo. Sibyo? Jori, without my property, without your life. Ntabwo tuza.